hari umugabo nakwara umusore tuziranye witwa Garasiye urumva yarahiye ngo ntazashaka kandi afite uruhara urumva ahari ndamusuje naye ndamusuje cyane agera cyane mu majyepfo Eugene turakwakiriye nanone ndongeye ndabyishimiye meze neza sha ni uruvange tuederukana cyagiye uri kubwira abantu uburyo nawe utakayemo ahubwo hari abanyandikiye sinzi umuntu wanyandikiye kuri telefone ari kumwe ngo yaje ku ikamyo hari abantu bagiye nyine banyandikira bambwira uburyo ngo bagiye bazamo ibintu nk'ibyo ariko ikigaragara buriya tuzakomeza nyine n'abandi bantu bagenda batubwira ko ibintu bimeze nizere ko umeze neza cyane uruvange nyine tu nzi kuvuga ngo urarwaye kandi nkabona ufite ubyibushye none se umuntu arwara rimwe agahita ananuka muraburiza nerekana inda yawe wareka mwana nubinkore niko namahoro ariko ni amahoro iyi imvura igwa izuba rikava cyane umuntu akabona ikijumba akagitapfunanga mwana muri iyi minsi ntabwo bimeze neza ikijumba kirahenze n'uyu munsi kera babyitaga ntabwo mbyibuka ibyo bitaga rugabire ni ibiki ubwo ni inkweto oya ndavuga hari igihe cyageze ngo ibiryo bakajya babyita amazina ubundi byemeruka kumva ibijumba babyita roko defense ubwo hari nka ryari ubwo ni igihe cya roko defense nyine ega uri umwana man ntabwo roko defense uzizi wandi umwana ibyo ntabwo twakabitinzeho urumva ariko nawe buriya ushobora gusanga utanduta cyane cyetse tugiye mu bihe gese ko nahozeho wozeho ariko ntuzahoraho nzapfa nongere ngaruke ko n'ubundi narapfuye ndagaruka buriya kuvuga ngo uzahoraho ni uko utagomba gupfa ndi moto man ntago nkenyuka ngo uri hybrid oya zirapfa ziriya nasa yes reka dusuhuze n'abantu badukurikiye ndetse n'abantu bakunze wenda ikiganiro twakoranye tubasuhuze cyane tubaha ibiganza mukomere bantu bacu amahoro y'Imana bane nabo nanjye kandi duhorane navuga ko muri iyi minsi ejo narabyutse mu gitondo ukangutse nkangutse hari uburyo umuntu akanguka agahita akurura agatelefone ndebye kuri telefone mbona ngo umuyobozi wacu uriya muntu twagiye tumenyera mu turirimbo twa Noheli utuntu nk'utu kuvuga aremuku Raline yego sha yambabaje umusaza urumva noneho iyo si yo nkuru ahubwo hari uburyo tumenyereye ibihuha n'uburyo tumenyereye babika abantu avuga abantu ni babandi nanjye nkibyumva bwa mbere naketse ko ari ibihuha noneho nkomeje nzamuka ngihengera mbibona ku Nyarwanda ku gihe ubwo umugabo agiye ati n'uburyo hari uburyo twamukundaga uburyo agenda agasobanura nabonaga ari n'umujene ahubwo nyine nibyo nkubwira hari uburyo nyine abantu tuba tugenda nyine ukabona umuntu arahagaze tu yego ariko dufite indwara zitandukanye hari n'abagirirwa amahirwe yo kubimenya yego hakaba ari n'abandi kano kanya usanga aheruka nko kwa muganga wenda kujya kureba uko umubiri uhagaze mu myaka 10 yashize none hari n'utabizi urumva wajya kumva ngo runaka ngo byarangiye uramuriye ntukibaza agiye ntiyararwaye yari muzima ejo bundi twaramubonaga cyane none aratashye none muri iyi minsi yari ahari yasobanura Kongo zavuze u Rwanda urumva tumubona ngaho hari debate bakunda kugeraho na Scovia nyine bahana kaze cyane ndura mugabo watangiye kumumenya ryari wowe uriya mugabo natangiye kumumenya igihe ntangira gufana Amavubi urumva ni kera ubwo ni kera kuko ntekereza ko nta muntu udafana Amavubi kuko ngiye
utangiye gukunda Amavubi ndi kumva indirimbo yitwa Tsinda Batsindi kandi iyo ndirimbo yari ya Aremu nangira ndirimbo nyizi kera sibyo cyane kabisa noneho uretse iyo ngiyo nagiye numva n'izindi ndirimbo ze nyinshi za Noheri ziri z'urukundo yewe ngwino Murekatete umutete abikwiye cyo ngwino nguteteshe urumva yari umunyabigwi kandi yari umuntu udasanzwe ku gihugu cyane cyane urumva nahoze ndiba amateka ye hari ahantu yari ari kuvuga ko yaje ubundi yagiye hanze yagiye kwiga agezeyo ariga by'amategeko muri 2002 nibwo yavuga ko yahise agaruka urumva guhera icyo gihe yari umunyarwanda utavangiye utanashaka kuruvamo nyine wowe wumvaga nawe washaka kumuganisha yakubwira imbere ya byose kuba ndi umuvugizi wa leta yego ndi umunyarwanda ndi umunyagihugu ubundi were ya nkuru ukimenya wese wumva mbo kubera ko nzi ko urupfu ari rwo twese nzira ariyo nzira twese dutegereje kuko wavutse azanapfa ariko nkimara kubyumva urumva kameme ntago nabyakiriye ko uko umuntu wese yakwakira ko runaka yapfuye nyine hari umuntu buri muntu afite izina n'uburyo azwi yego icya mbere yari umuntu ukomeye ku gihugu icya kabiri yari umuhanzi ufasha abandi bahanzi kuzamuka sibyo icya gatatu yari umusportifu ufasha amakipe ufite n'ikipe ahagarariye mu gihugu nahoze nyibona ahubwo hari n'umukino wabo wari kubahuza sinzi ikipe bari guhura nayo umukino bahagaritse yego yari umuvugizi wa guverinoma yabaye umuvugizi w'ubushinjacyaha urumva ndetse aranaburanisha ahubwo yego yari umuntu udasanzwe yari umumetre mesi yari metre yari yanabaye n'umwanditsi yego urumva w'ibitabo yego nyine afite ibigwi ku gihugu cyane afite ibigwi ku gihugu kandi bikomeye urumva yari umuntu udasanzwe pe igitangaje rero yavutse mu 1970 niko nahoze mbibona yarakiri mutoya yafite 55 sinzi naho ngaho yo mpamvu ndi kukubwira nanjye ndarwaye uti iryo bondo urumva ibondo rero n'uburwayi nyine nawe urumva hari igihe umuntu wakubwira ati ndarwaye ariko wamureba mu maso wamureba uko ahagaze wamureba intambuko nuko akomeye ntubyakire kuko ko arwaye ariko burya umuntu nakubwira ngo ararwaye uzabyumve cyane yego gese ndwaye byo kugira ni kamarari ariko nagakubise ibipfunsi ariko urumva umubiri nyine ubugeramiwe abavandimwe niko bajya babivuga cyane rero nje ni ibintu nyine hari abantu bagenda ukumva kubyakira birakomeye urabona nk'igihe cya Buravani bagenda bayanga yego sha urumva hari n'undi mugabo ugize kugenda muri Uganda bita Radio we yarakiri na muto cyane nyine ndashaka kukwereka hari umuntu ugenda nk'ubu Buravani buriya byangora ngiye kwiyumvisha ko yagiye kumva ko adahari ko ni umufana we nyine w'indani nkunda indirimbo ze cyane urumva cyakugora kano kanya kumva ko radio nyine adahari kandi ucyumva indirimbo ze nyine urazumva ukumva arahari nyine arahari ntago bishoboka ko nyine yagiye niyo mpamvu buriya umuntu wese agomba gusiga ibigwi bye ku isi kuko iyi si tuyibamo nk'abacumbitsi igihe kikagera icumbi rikarangira tukajya mu itaka kuko ngo nimwo twakuwe ikindi tugomba gusiga legacy yacu nziza nk'uko uyu musaza yisize nako si umusaza yarakira umujene sibyo ibigwi abantu bazatwibukiraho tugasiga inkuru nziza imusozi
noneho twe tukajya mu kabande kuko iyo tujya ni munsi y'ubutaka abandi bagasigara imusozi tugomba kuba turi. Yego. Ubundi nicyo umuntu yakwiye guharanira. Yego. None hari n'igihe n'umuntu aba ariho akumva hari urwego nyine atagomba kuvugwaho, ni umuntu udakorwaho, ni umuntu urumva bitewe wenda na position arimo n'iki. Ariko ubundi twagakwiye guharanira ko buriya kano kanya uburyo gisupusupu ariko nijoro nahoze mbona interview ku Nyarwanda ni yababaye. Ntabwo yabura kubabara kuko gisupusupu yajyaga acurangira 50 mu isoko urumva urwego yaragezeho nyine abantu bararuzi. Gisupusupu banyeretse iwe mu burasirazuba nimba ari za Matimba ni muri Gatsibo sinzi. Yego. Niwe ufite inzu nziza. Ni Rwagitima. Niwe ufite inzu nziza. Ndetse nimba hari abandi baje kubaka nyuma ye bakubaka izirenze kuye. Reka tuvuge ko ari mu bafite inzu nziza. Yego. Abikesha iki? Umuziki yarafashijwe nande na Aremo. Urumva umuziki yarawusanzwemo. Yego. Ariko itara rye ritaraka. Uriya mugabo yatumye ryakajya hanze abantu turamumenye. Kuko nigeze kwitabira igitaramo cyari imbere yo kwamakuza ni kera. Hano ka Free Zone. Ari mu bantu twari dufite amatsiko. Kubona. Mubona. N'umuduriwe. Cyane kabisa. Urumva rero ni umuntu nyine yaba gisupusupu yaba ba Kararisa Karasira n'abantu bamuciye mu ntoki n'abandi ndetse natwe yatugira akamaro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ko buriya niba ndirimbo zisize twarazenjoyinze mu buryo bumwe cyane. Yaratuvugani 100%. Igihugu cyacu cyaramenyekanye mu buryo bumwe cyangwa ubundi kubera we. Rero twakwifuza umuryango we nyine kwihangana hanyuma nawe tukamubwira ngo aruhukire mu mahoro cyane kuko urupfu yego ruratungurana ariko ni ikintu kimenyerewe cyane kuko nta muntu ubaho ngo arame nk'umusozi. Nuvuga ngo urupfu kuri iyi si turarumenyera ariko nanone hari igihe usanga rutamenyerwa bitewe n'uwo rutwaye. Hari igihe ntuzampyisi niwe wari kuvuga ngo urupfu rutwara umwami rugatwara na nyumba kumi rugatwara perezida rugatwara na chef de zone cyangwa umukuru w'isibo. Ati ibyo bintu wabihuza gute? Cyangwa se rugatwara umuherwe wa mbere ku isi rukanatwara umukene udafite n'urwara rwo kwishima. Rero reka twihanganisha buri muntu wese, no kuri kose pe, buri muntu wese yaba abanyagihugu nabo mu muryango. Imana idukomeze muri rusange, dukomeze kandi muhiruko ridashira. Kandi ndabizi ko nta gitungurana ku Mana. Imana ejo cyangwa ejo bundi afite umusimbura mwiza kuko Imana irema buri munsi cyane. Rero ku munsi wari warangiye nabwo humvikana inkuru ya famiye yitwikiye mu nzu. Urumva ni famiye y'abantu bazwi nabo bakomeye muri showbiz cyangwa se mu bintu byo ya entertainment hano mu gihugu, ndetse yari afite n'amafaranga ugereranyije ibikorwa nyine yari afite n'izina yari afite. Amakuru nagiye mbona nuko yatahanye ngo yatashye afite essence mu kabido kajerekani. Noneho ngo bigeze nijoro ngo babona ngo ari kunyanyagiza ku gikoresho cyose kiri mu nzu, cyose kiri mu nzu. Ubwo afata ngo abana niba ari babiri arajyana ngo bajye kurarana. Niyo makuru nyine nagiye mbona kuko ntabwo nageze kuri tere ngo ndebe neza uko bimeze. Bigeze nijoro inzara yishumika. N'abana barokotse n'abakozi babandi babana mu rugo nyine bagiye banga bo barabakijije, ariko abandi babiri bashyana nawe babanje kumubura bagira ngo yatorotse. Finally baza kumusanga nyine ahantu muri douche kabaye. None nkibaza nkawe nk'umuntu mukuru wenda utekereza nihe mpamvu ushobora kubona umuntu ashobora gukora ibintu nka biriya? Impamvu ya mbere
birahwihwiswa ko uriya mugabo bariya abana bari bari kumwe batarabe. Yego, ngo bari ab'umugore ushobora kuba yarabyaye ahandi ariko bakitirirwa uwo mugabo atabizi. Noneho njye ko mbikeka icyaba cyaramuteye gukora ayo mahano, nkeka yaramaze kumva inkuru yose ko yakabaye, kuko hanze aha ni kuri bose babireba cyane kabisa, kandi ni kuri bose babyumva cyangwa babyumve. Noneho n'abasitari akenshi ubuzima bwabo buba buri hanze. Yego, kandi burya nta nduru ivugira ubusa imusozi. Ibaze nawe ari wowe ufite abana yenda urugero 5, nyuma y'igihe warikokoye warareze abana bakiri impinja, ukumva inkuru zikubwira ngo ba bana bose sabawe. Yego sinshyigikiye ibyo yakoze, ariko ndi kukubaza wowe uri kumva wakwakira gute icyo kintu? Noneho utabibwiwe n'umuntu umwe, utabibwiwe na 2, utabibwiwe na 3, ari urusheni. Wabwaye n'igihe unasanga na mvuge ngo na base wabo bana, ugasanga nabo hari igihe babigucyurira. Yego, mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyane. Noneho hakabaho n'igihe na nyina w'abana ashobora kukakurasiramo. Urumva mushobora gushwana kuvuga cyane kuko ugenda. Arabona ajyaga mbona babwira abagabo babo ati urumva ati nibwo bigenda nuko. Ibaze nawe icyo kintu kikubayeho ari wowe, sibyo? Noneho kikakuba udafite n'abajyanama bazima, kuko buri kitwica mu bwonko nuko tutabasha kwicarana n'abantu badukansoringa ngo badukuremo ibiturimo. Iyo wisetinzemo ikintu kibi, ntugire amahirwe ngo ubone umuntu ushobora w'umunyabwenge ushobora kwerekwa ko ufite cya kintu, cyangwa se ngo muhure muganire ube wamufungukira umubwiza ukuri, umubwire amabanga ufite. Ati iki gihe byo kumubona iki gihe nyine nawe urabyumva, ariko nk'abari abantu bari abantu bakuru. Uriya mupapa yari umuntu ushobora kuba afite abandi bantu cyane benshi abo baganira, bahuza urugwiro, babwirana amabanga. Urumva, nkeka yagira umuntu baganira akamubwira ibibazo afite, nawe akamutega amatwi, yari kumugira inama nzima imubuza gukora biriya bintu yakoze. Ubwo ni bimwe bavuga mu Kinyarwanda ngo umuti umwe ugira inama yo gusara. Ikindi, ababonye asuka esansi mu nzu ntibahungisha abo bana, nabo bashobora kuba baragize uruhare mu gupfa kw'abo bana. Uti kubera iki? Nimba barabibonye koko nk'uko bivugwa, bakumva ari kubwira abana ngo naze baryamane, iyo baba abanyabwenge ntibari kubyemera, bari no gutabaza. Sibyo? Ni bya bindi rero biba byaramutse kuba. Ari igihe twumva ngo igihe cy'umuntu iyo cyageze kiba cyageze tukabikerenza. Uzi ko hari igihe umuntu akora agisida, imodoka igashwanyuka neza burundu cyane cyane, abari barimo yenda tuvuge nimba ari abantu 15, hagapfamo 3 cyangwa 4, abandi bagakomereka kandi bakazakira. Yego, ni bya bindi rero twumva batubwira ngo igihe cy'umuntu iyo kitaragera kiba kitaragera. Buriya ni igihe cyari cyageze. Ikindi kintu gihari ni amakimbirane akomeye yo mu miryango. Ubu muri iki gihe ari nabyo nkeka ko mwebwe bakiri bato muri gutinya gushaka nako mushaje mutagize oya kandi nese mvuze nabi bariya bafite nk'uruhara. Hari umugabo nako hari umusore tuziranye witwa Garasiye,
yarahiye ngo ntazashaka kandi afite uruhara. Urumva ahari ndamusuje naye ndamusuje cyane agera cyane mu majyepfo. Bo twavuga ko twanyine mu butwari cyane niyo nzira nziza yo gukemura ibibazo. Ubutwari se ni kuri aba bubara biriya wabyita ubutwari? Ubwo se Fred yaba yarakoze yaba yariswe intwari kubera ko byagenze bite? Biriya ntabwo ari ubutwari, biriya ni ubugwari kandi cyane, kuko kwiyica no kwica abana si wo muti w'ibibazo. Uri kumva? Kandi uri umuntu muzima wakabashije guca mu nzira nziza zahosha ya makimbirane. Keretse nimba hari icyo yari yarakoze bikagorana bikananirana, ariko nabyo ntago nashishikariza umuntu cyangwa se ngo mvuge ngo yagombaga kubicisha muri ziriya nzira. Ubwo nyine bajya bavuga ngo umuntu n'imbwa, abantu abandi bakavuga ngo uranutse sha. Ubundi hari ibikorwa ubona abantu bakora kuko ukabisanisha n'iby'imbwa zikora, sibyo? Ariko nyine ntago ntukanye, ntago nisa abantu imbwa. Oya ariko bitewe buriya hari igihe ibikorwa ari byo bidatukisha, kubera ko kuvuga ko nyiri urugo ari wapfuye si ubumwisha. Nyine hari ibintu udashobora kujya kuratara ngo uvuye ngo nyine umugabo. Nubwo nyine mugani wawe hari igihe ibibazo biturenga cyangwa kwiyumvisha ibintu biturenga, ariko hano hanze biruzuye wa muvandimwe. Reka nkubwire, suko abantu bose tudafite ibibazo, ahubwo tugiye kwiyahura kubera ibibazo, igihugu cyasigarana nka 1%. Kuko abadafite ibibazo ndakeka ari abana bakiri batoya bakigaburirwa na banyina, kandi nabo barabifite. Kuko hari igihe umubyeyi ajya gushakisha ntagire icyo abona, cyangwa se ugasanga nk'ibyo umwana ashaka ntabibone, ntabihabwa, ntayabona, kandi arajya hariya akabona ahandi bari kuyagotomera. Ibyo byose ni ibibazo. Ibibazo rero bigiye bituma twiyahura cyangwa se twiyamura ubuzima, nta wasigara, kuko nta muntu udafite ibibazo. Udafite ibibazo ni utaravutse, ariko uwavutse wese ibibazo agendana nabyo, kuko turi mu isi yo guhangana. Igihe udahanganye ngo utsinde uratsindwa, kandi iyo utsinzwe ntube umugabo urirasa, sibyo? Ariko nanone abahanga baravuga ngo kugira ngo umwanzi agufate mu biganza wabikora uko wakwirasa, ariko ubwo ndi kuvuga ku rugamba. Rero urugamba yari ariho ntago ari urw'amasasu, urugamba yari ariho rwari urwo kubaka. Abanyarwanda bajyaga bavuga ngo rwubaka ubone. Buriya umuntu yatarashaka aba yarabonye, ariko abatarabona ibingana n'ibyo umuntu washatse. Kuko iyo ushatse uba uhinduye stati, buvuye ku cyiciro kimwe ugiye ku kindi. Iyo utabaye rero umuhanga, birangira rwo rushako rukunaniye. Rimwe na rimwe tubona gatanya zibaho hatanaciyeho amezi angahe abantu babanye bakoze mariage. Hari n'ababana noneho bakarambana, nubwo muri ibi bihe bisigaye bigoye ngo abantu bapfa imitungo, ariko nkeka byose bituruka mu bwonko. Nibwo buryo ubitekereza se? Kuri jyewe, kuko njyewe igihe maze mu rushako ni kinini, urumva? Kandi suko nanjye ntahuyemo n'ingorane, suko ntanabonye, narabonye, ariko ibyo nabonye byaranyigishije. Amasomo rero jyewe nize nuko ikibi ni cyiza nzakibwira ngo wakibiwe ndabizi ko utazaza ngo unkureho, kuko muri gihe harimo icyiza cyo kunesha icyo kibi. Buriya mu muntu harimo ibintu bibiri, sibyo? Harimo kuganzwa, hakabamo no kuganza. Igihe wemeye kuganzwa, ntuganjishe icyiza ikibi, uri kunyumva? Birangira habayeho divorce, birangira habayeho kwiyahura, birangira habayeho kujya gushaka ikitari cyawe,
kubera kutanyurwa birangira nabi. Ariko iyo ufashe icyiza kikurimo ukakiganjisha ikibi, cya kibi kirahunga, ahubwo icyiza kikaganza. Akeje hari igihe byanga, ukuvuga ngo hari igihe tubaho, urumva nyine ugasanga nka byandi wari ukuvuga byo kutagira nyine abantu baganira nabo, yego, ukigira inama ku giti cyawe, yego, kandi iyo wigira gato iyo utannye urumva ahantu ugana, urumva bikarangira ari nabwo usanga umuntu umwanzuro aguyeho ari wahita ashyira mu bikorwa, yego, sibyo? Ahubwo nkibaza nk'ubwo buryo wari uri kuvuga, umuntu yakora ate nyine yaca mu zindi nzira kugira ngo byanze bikunze nyine ntabwo byaba neza 100% mu buryo tubyifuza, ariko nibura ugerageze kuganza ikibi? Nicyo uri kumbaza. Nakubwiye ko muri twebwe harimo ibintu bibiri. Bibiliya y'ijya ivuga ngo imbere yawe hari inzira ebyiri, sibyo? Nimba muri twebwe rero harimo ibintu bibiri, icyiza n'ikibi, kandi ukaba ufite ubwenge, sibyo? Koresha ubwenge kugira ngo urebe ko cya kintu kibi kiri kukototera cyaguhunga, sibyo? Nikitaguhunga wakoresheje ubwenge bwawe, wegere mugenzi wawe umuganirize, kuko igitekerezo cyanjye si cyo cyawe. Icyawe gishobora kuganza cya cyanjye kibi kikagitsinda, noneho nkasanga narindi mu buyobe, nkagaruka nkaganduka, nkava kuri cya kibi nkajya ku cyiza, ukabunyereye imbuto nziza z'urukundo. Twahoze tuvuga kuri Aremuko, sibyo? Suko buriya tahuye n'ibicantege byinshi cyane, yarwanye urugamba rukomeye, kandi rukomeye cyane, ndetse yarakinarwana. Urabona hirya no hino igihugu cyacu bagihinduye nka rwa rurimi, nyine twabaye bari kutugira insina ngufi, yego, cyabaye nka rwa rurimi ruri hagati y'amenyo. Buriya ururimi rubuze ubwenge rugasohoka, amenyo akahita agira yarukatira, kaba kabaye. Ariko kutumvira ibimurwanya, ahubwo akarwanya ibimurwanya, nicyo cyamubereye ikizamuko cyangwa se kuzamuka, akava ku rwego rumwe akajya ku rundi, kugeza ahubwo twabonaga ko ari niwe twabonaga mu bantu bavugira cyane, kandi yari umuvugizi wungirije, yari ahari cyane kabisa. Kandi ibyo yavugaga byari ibintu twese twatekerezagaho tukumva ko bifite meaning yumvikana cyane, bifite logique, yego. Rero nuko yagize bwa bwenge nakubwiraga, bwa bwenge burwanya ikibi bukimika icyiza. Uzi ko iyo uri mu kigero nka kiriya hari n'umuntu uzana amamiliyoni cyane, akayakubita ku meza cyane, akakubwira ati ibi ni ibyawe nukora gutya. Abari abavandimwe tumva ati dufite ibirombe, yego, turabaha ibirombe, nawe twe mugende mudukubitire kari gahugu rwose. Hari igihe tuzaganira kuri ibi bintu u Rwanda rwacu ruri gushinjwa by'ibinyoma, bitewe n'inda nini yo hirya hariya y'abariya abantu babwira bati twebwe turabahaha, ariko mugira icyo mukora kuri bariya bantu, bagasanga Imana yaduhaye umuntu ukomeye, kandi uzi kurwanya ikibi, akirwanisha icyiza kimurimo, nyine udaca ku ruhande, ubabwiza ukuri, noneho akagira n'ubwenge butsinda ubwenge bwabo. Urumva hari amateka uba warabayemo, yego, atuma warabaye macuwa nyine mu mutwe, warabaye nk'urutare, uburyo wumva nta kindi kintu kiruta cya kintu wabayemo, yego. Urumva iki ni icyambere. Ikindi nyine kuba noneho n'umwanya urimo gusaba guhagarara, kandi ukabuzi ukuri nyine, ukuri cyo kuvuga. Urumva ibyo ni bimwe mu ntwaro nyine aka kanya turi kurwanisha. Ahubwo ngarutse inyuma kuri ya famille twavugagaho y'abantu bitwikiye mu ubundi ubona
nk'abavandimwe cyangwa se nk'abasore cyangwa bari hano hanze ubona wabagiriye ihe nama? Bo abasore batarashaka kuko urumva akenshi urumva ko ari intambara, urumva ko ari intambara, abantu bari kurwana yaba mu ngo zihari ndetse n'abandi bashaka kujya muri iyo nzira, ariko ugahita utekereza ko nuramuka uyigiyemo uzahurira n'ibintu bikujomba bitigeze bikujomba. Urumva nkaba nzi kunga umwana n'uwanjye ngasanga si uwanjye, urumva we dawu urumva nkaba nzi nk'umwana n'uwanjye ngasanga si uwanjye, urumva n'ibindi kandi urumva ko iyo ni ingingo abantu badashobora kwirengagiza ko ishobora gutuma abantu hari abiyahura nyine mu buryo bumwe cyangwa ubundi, hari abava mu rugo bakagenda, hari n'ababana ku bipfunsi kubera iyo gahunda. Ubundi ubona abantu bakwitwaye bate nyine mu buzima? Njyewe rero ikintu mbona abantu bakora kugira ngo tubane mu mahoro, reka nanjye nkwibariza akabazo. Papa wawe uramuzi? Ndamuzi. Ndamuzi. Uramuzi. Ubwo rero iki ko ari papa wawe se? Nuko urumva navutse mubona. Bravo, bivuze neza cyane. Ibyo nakubwiraga, kugira ubwenge ni byiza, kugira ubwenge kandi bwisumbuyeho kubwo ufite ni byiza, kuko icyo kintu nkubajije ugitekerezeho kirafasha cyane, kuko baravuga ngo umwana uvukiye muri urwo rugo aba ari uwawe. Icyo gihe numva twakora cyangwa se mwakora abatarashaka, igihe wisetinzemo icyo kintu ko nuramuka ushatse ushobora kuzazanirwa umwana utari uwawe, birangira udashatse nyine. Urumva reka ngo urugero rwa hafi, rimwe nagiye ku muhanda ngiye kugura akantu, ahantu nyine abantu bari kunywa inzoga, hari umugabo wari wateje akavuyo, aho ngaho hakoragamo umugabo n'umugore, urumva kari akabari nyine ka famiye. None sinzi ikintu bapfuye n'uwo mugabo, baratongana. Noneho umugabo w'uwo mugore nyine ba nyiri kabari ahita abwira uwo musinzi ngo genda ajya mu bagore wawe, urumva? Uzi ukuntu uwo musinzi yamusubije? Yaramubwiye ati n'uwo wawe tujya tubisohoza nawe karabo, urumva? Ati turahatwika. None reka tuvuge ko byari brag cyangwa se bitari byo, sibyo? Utekereza ko umugabo uri aho kantu kazamuva mu mutwe? Ntacyo, ntikazamuvemo, ariko ntaziyahure, kuko iyo ubugwari bukuganjije uhita utangira gutekereza ku bintu byinshi, kandi ntabwo ushobora gutekereza ku bizana iterambere, ahubwo uhita utekereza ku bicantege. Banciye inyuma, kiriya cyane si icyanjye kandi ubwo ni n'uwawe, kubera akantu gato kangana urwara wumvise kanze uburonyi, kuko ikiri mu isi kiravugwa, ariko ikivugwa cyose siko kiba ari ukuri. Ibyo tubwirwa tugiye duhita dufatiraho tugafata imyanzuro itari myiza, najya nshiduka nagutemye kandi uri umuvandimwe wanjye. Ahubwo icyo twagakoze twakize kunyurwa, kandi tukabanza gucenshura ibyo tubwirwa mbere y'uko dufata umwanzuro wo gukora ikibi. Igihe utanarije ikintu birangira ufashe umwanzuro mubi, ahubwo wowe nimba ariyo gahunda wari ufite ituma udashaka, yiteguye kwambarira ikote tukajya kurambagiza umugeni, agire vuba rwose, agire vuba, ariko icyo kintu ntikizaguca intege, kubera ko nucibwa intege n'ibyo ubona ngo kwa runaka baradivorushije kandi bari bamaze igihe, bari bamaze nk'ukwezi cyangwa amezi 2 barushinze, kandi nabonye urukundo rwabo ukuntu rwari urukundo rwiza
bari abantu bakundanye cyane ngo none baradivorushije. Burya buri muntu afite uko yubaka urugo rwe, kandi buri muntu afite ibitekerezo bitandukanye n'ibya runaka. Njyewe icyo numva nafasha abasore batarashaka ni ugutinyuka, agatinyuka. Rimwe na rimwe hari ukubwira ngo igihe ntikiragera kubera ko ntarabona ibyo mbona byazatunga urugo. Kamanze nyobore. Allo? Jero muri he? Wahageze? Anze nkurebe. Banze dusoze. Yego. Arumva ngo ntibarabona ibyo batungisha urugo. Ntago urugo rutungwa n'ibintu byagwiriye, ahubwo urugo rutungwa n'ibyo mushakanye. Iyo n'indi topic. Yego. None ko hari abashaka uko bagomba kuza mu bintu bihari, ibyo ni yasi ishaka kutuyobora uko ishaka, ntishake ko twe tuyobora uko dushaka. Urumva? Kubera ibyo twirirwa tubona ku masosho media, ibyo twumvisha amatwi yacu, ibyo tubonesha amaso yacu biturimo, nibyo bigenda bituma ducika intege. Urabizi ko mu isi harimo abantu bagiye baca ibintu by'amasosho media, bituma nyine urubyiruko rutitabira gushaka cyane. Nagira ngo mbwire abasore ngo ntibatinye gushaka, ntibagire ubwoba, kuko icyo wavukiye niryo geno ryawe. Waba uri umukobwa uzaba umugore, waba uri umusore uzaba umugabo. Ariko amahitamo yabaye menshi. Yego. Kandi mugomba no kwakira amahitamo y'abari abavandimwe. Ariko hari ibikorwa by'ububwa cyangwa ubugwari, hakaba n'ibikorwa by'abagabo. Ntuzumve ko mu gihe umuntu atakoze nk'uko wakoze. Yego. Ntuzumve ko ari igikorwa cy'ubugwari cyangwa. Reka mubwire ukuntu ari igikorwa cy'ubugwari. Nturi umusore? Oya. Uri umusore man. Ndacyafite amaraso ya Giso. Yego. Ubu ngubu ntukorera duke twawe tukakunyura. Oya ntago ndanyuzwe se. Uranyuzwe. Nyine kuri aka kanya kuri level wenda ndiho. Nyine umuntu ari kwiyakira. Ariko kuvuga ngo uranyuzwe, ntekereza ko wagatuje. None se reka nkubaze, nimba utanyuzwe wari wajya gutobora inzu ya mugenzi wawe? Oya, kunyurwa kutanyurwa ntabwo bivuze kujya gutobora. Ahubwo iyo utanyuzwe ujya gushaka kugira ngo urebe ko wanyurwa. Nizo nzira tukirimo turacyari gushaka. Reka nkubwire rero, nimba ari uko bimeze ntuzigera unyurwa. Ahubwo se ninde unyurwa? Hari abanyurwa. Kunyurwa ndi kuvuga si ukuvuga ngo ndekeye aho, ngo ndanyuzwe ndekeye aho gukora. Ahubwo wakavuze uti nyine kwakira utwo wabonye. Ibyo nyine nibyo kunyurwa. Ni ukuvuga utanyuzwe. Urumva? Utanyuzwe wajya gushaka ibirenzeho kubyo ubonesha amaboko yawe. Igihe rero bya bintu ubonesha amaboko yawe udashaka, udafite umugambi wo kujya kubyongeresha ikibi, ubunyuzwe n'ibyo ubona. Urumva ko ibyo ni ibindi reka tugaruka aho twari turi. Rero wenda ikibazo nari mfite cyari cyuko kugira ngo ibi bintu nyine abantu bagenda bumva mu mafamiye hehehehe, kugira ngo wenda bise nk'ibigabanuka cyangwa se abantu hano hanze nyine bahindura imyumvire. Kubera ko kano kanya kuba wenda numvishe ko umwana uhari atari uwanjye, iyo ni ingingo imwe. Yego. Ariko ntekereza ko abantu bagakwiye kwicara bakaganira. Yego. Habo nkabaza ngo kuki wowe mudamu cyangwa umugore niba wafashe umwanzuro wo kujya gushaka runaka, kuki ugomba kwisanga inyuma ya masezerano mwagize? Kwa kutanyurwa nyine nakubwiraga. Kandi igihe tugezemo ibyo ntibizacika, ahubwo bizarushaho kwiyongera. Bizarushaho kwiyongera kubera ko turashaka
ubutunzi cyane kuruta uko dushaka cyangwa se kurusha uko twabana mu mahoro. Sibyo? Igihe rero uri gushaka icyo kintu ukoresha imbaraga zose zishoboka. Turi mu isi y'iterambere. Hari igihe tubona yiruka ikadusiga. Ibyo ngibyo bituma duhindura imyitwarire yacu. Gusa si bose, hari bake bacyumva ko kuba babona ibihumbi 5 bibahagije. Hari n'abandi bumva ko kuba babonye 5 uyu munsi cyangwa se kuva mu gitondo kugeza saa 6 bagomba no kurenzaho ibindi 5 kuva saa 6 kugeza nimugoroba. Noneho nabyo ntibimunyura kumva ko yashaka n'irindi 10 kuva nimugoroba kugeza mu gitondo. Urumva rero icyo kintu ntikizashira. Habayeho kwigisha, habaho kwigisha kugeza naho umukuru w'igihugu abyinjiramo, ariko ibyo bintu ntabwo bizigera bicika keretse Imana yonyine cyangwa Yesu Kristo akagaruka agaba ati ibintu bishyize ku musozo. Bo tugana ku musozo rero, ntekereza ko twanabwira n'abantu ko tuzatugenda tubana mu biganiro byinshi ndetse ku ngingo zitandukanye. Ntibagire ngo wenda kiriya ni icya mbere cyangwa se iki ni icya nyuma, tuzakomeza. Yego. Rero reka duse nk'abagarukira aha ngaha, umuntu agushimire. Nanjye nagushimiye kandi nshimire n'abatureba nibajya bishimira n'ibiganiro byacu, ariko nibyo bajye bagira wa muco wo kuba niba hari ikintu babona kitagenda batugira inama. Bari ntugashyigikira umuntu mu mafuti. Yego. Ngo n'ubu usanga umuntu yagize uko abyigenzaho uvuga ati uraberewe. Yego. Kandi hari ikintu kitari sawa, kimubwire kimurye, ariko murangizanye nyine uwo wamubwiye kimurye ariko anakosore. Anakosore kuko igihe utakimubwiye ngo kimurye ngo akosore azakomeza kumva ko ari mu nzira nziza. Ariko igihe umugiriye inama yo gukosora cya kintu koko nawe yareba akabona cyari ikosa, aho ngaho bumufashije cyane. Mwamurangizanyije neza. Rero turabashimira, bajye badufasha mu buryo bwose, baturayikinge, bakora ama subscribe, badusharinge cyane. Nibiba byiza hari n'igihe nabo tuzajya tubahamagara ahubwo tuganire. Umuntu ashobora no kunyura inbox akavuga ngo ariko nanjye biti bimeze bite, tukareba uko twabigenza tugahura. Amahoro y'Imana abane nabo rero. Namwe mwese kandi muhorane.